mukorera Imana ibintu by'agaciro. Haleluya. Nimunezererwe n'Imana nayo izabagirira neza. Iyo ugiye gukorera Imana ntabwo uba ukoreye Imana gusa, nawe uba wikoreye. Uri mu isi biragutunga, uri mu ijuru biragutunga. Mirimo ya turabashihuje abadukurikiye, abakurikiye Mukakarangwa TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Tunejejwe n'Imana ko twongeye guhura kugira ngo tuganire ibyururutse imitima. Reka dutangire tubishimiye. Haleluya. Abo mu Rwanda mudukurikiye ikaze, abo mu bihugu bitandukanye ikaze, umuntu wese yumvemo ikaze kuri uyu murongo wacu kuri televiziyo yacu, turabishimiye. Reka dutangire dusenga Imana. Turagushimiye Uwiteka, uri umunyembaraga, uri umutabazi, uri umugiraneza. Abakugirira neza nabo urabakunda, kandi abakubahura bakunda. Tuje imbere ngo tugirire neza. Turagushimiye ibyo wakoze, tukoragije n'ibisigaye. Kristo uze wivange mu byacu, kandi uze utugirire neza. Mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen. Imirimo y'abera izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Imirimo dukora yose izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Imirimo y'abera yose izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Imirimo dukora yose izibukwa, imbere y'Imana izibukwa. Haleluya. Imirimo y'abera yose izibukwa. Imana ihabwe icyubahiro ko imirimo y'abera izibukwa. Tugiye gusoma mu ijambo ry'Imana dusanga muri Mariko ibice 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 9. Turasoma handitse ngo Yesu asigirwa amavuta mu nzu Simoni w'umubembe. Ubwo Yesu yari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe yicaye arya, haza umukobwa ufite umukondo w'amavuta meza y'igiciro cyinshi cyane, ameze nk'amadahano y'agati kitwa narada. Nuko amena umukondo amavuta ayamusuka ku mutwe. Bamwe muri bo bararakara bati, aya mavuta apfushije icy'ubusa, ko yajyaga kugurwa idenariyo zisaga 300 zigahabwa abakene. Baramwivovotera. Ariko Yesu arababwira ati, nimumureke, muramuterera iki agahinda ko angiriye neza cyane? Abakene bo muba muri kumwe n'abiteka, kandi aho mwashakira mwabagirira neza. Ariko njyeweho ntituzahorana iteka. Akoze ku mubiri ko tunganiriza guhabwa. Ndababwira ukuri yuko aho ubutumwa bwiza busigishirizwa hose mu isi yose, cy'uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Amina. Haleluya. Dusomye ijambo ry'Imana. Intego y'iri jambo nayise kugira neza. Haleluya. Muri iyi minsi abantu benshi kugira neza ntabwo bikiri kubabonekaho, ariko ikintu Yesu bamukoreye kikamunezeza mu isi, n'uyu mugore wamugiriye neza aragenda ngo azana amavuta y'igiciro. Haleluya. Amaze kuzana amavuta y'igiciro ngo arayazana, asanga Yesu aho yari ari mu nzu ya Simoni w'umubembe. Abantu yari yicaranye nabo nta gikorwa bari bamukoreye cyiza, ariko uyu mugore araza. Haleluya. Gafite umukondo urimo amavuta y'izahabu y'igiciro gikomeye cyane, gikomeye, ariko numva ngo gikomeye. Arangije ngo kuzana aya mavuta
araza yitegereza ahantu Yesu yari yicaye, aya mavuta ngo araza yasuka ku mutwe wa Yesu. Amaze ngo kuyamusukaho, abantu baravuga cyane, barivovota, baravuga ngo amavuta yapfushije ubusa, baravuga ngo kuko yari kugurishwa amadenariyo hakavamo ibyo gufasha abakene. Ariko Yesu arababwira ngo niki gituma mumwivovotera, niki gituma mumuteye agahinda kuko angiriye neza. Arababwira ngo nimumureke angirire neza. Haleluya. Muri iyi minsi abantu tunakiyaho kugira neza, muri iyi minsi umutima w'imbabazi uri kugenda ugabanuka mu bantu, ariko uyu mugore wagiriye Yesu neza. Haleluya. Yesu yaranezerewe cyane. Haleluya. Aranezerwa, aravuga ngo nimumureke kubera yuko angiriye neza. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Imana ihabwa icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru. Uyu mukobwa ngo yagiriye neza Yesu. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Aramubwira ati njyewe ndabikoze, kuko yumvaga kugira neza biri muri we. Ntiyarebye ayo mavuta icyo yari kumara, kandi ntabwo yarebye amavuta yoroheje, yarebye amavuta y'igiciro. Mbese muri iyi minsi uri gutanga, uri guha Imana ibintu by'agaciro cyangwa uri kuyiha ibintu byoroheje? Mbese muri iyi minsi uri gukora umurimo w'Imana ugatanga ku bintu by'agaciro ku nyubako y'Imana? Mbese muri iyi minsi uri gukorera Imana ibintu by'agaciro bingana gute? Ariko ijambo uyu mwanya rikugezeho ngo uyu mukobwa yagiriye neza Yesu, amusukaho amavuta y'agaciro. Yesu aranezerwa cyane. Arangije kunezerwa, ababibonye birabababaza, ariko nubwo bababaje, Yesu yaravuze ngo abakene muzagumana nabo, igihe muzashakira kubikora kubagira neza muzabagirira neza. Ariko Yesu arangije kubibabwira, arababwira ngo ndababwira yuko uyu mukobwa iki kintu akoze kitazibagirana, mu isi yose kizahora cyibukwa. Mbese uri mu isi ufite icyo uzasiga abantu bazajya bakwibukiraho? Mbese uri mu isi uri kugira neza ku buryo ufite urwibutso imbere y'abantu ukiri mu isi? Ariko Yesu yaravuze ngo uyu mukobwa bizahora byibukwa, na bugingo n'ubu tumuvuzeho. Akira kugirirwa neza n'Imana. Tunga umutima w'imbabazi, ujye ugirira neza Imana. Kandi nugirira neza Imana uzajya ukora iki? Uzajya ukora ibintu bifite agaciro, ntugakora ibintu bidafite agaciro. Imana ibintu bifite agaciro irabikunda cyane. Murabizi ukuntu ahagaze kwa Yefuta, yamubwiye ngo numvana ku rugamba, ubwo yaramaze kwambuka hakurya imisipa, ageze hakurya Manase bamugose, yaravuze ngo Uwiteka nunkura aha hantu, haleluya, ukansubiza mu rugo, ikizasohoka mbere nzakiguha. Haleluya. Arangije kugerayo, icyasohotse mbere Imana yamutanzeho Yefuta isora umwana we w'ikinege. Bivuze ngo Imana ikunda ibintu by'agaciro. Wiharaze ibintu Imana bidafite agaciro. Niba ugiye guha Imana ikintu cy'agaciro izanezezwa n'ibyo, kandi ibyo uzakora mu isi bizahora byibukwa. Mirimo y'abera izibukwa. Uyu mukobwa Yesu yaramunejeje aribukwa, na bugingo n'ubu natwe turamwibutse. Ndagira ngo abantu gukora byari byarashize mu mitima yanyu byongere bigaruke. Nimukorere Imana ibintu by'agaciro. Haleluya. Nimunezererwe n'Imana, nayo izabagirira neza. Iyo ugiye gukorera Imana ntabwo uba ukoreye Imana gusa, nawe uba wikoreye. Uri mu isi biragutunga, uri mu ijuru biragutunga. Mirimo y'abera izibukwa. Mubane n'Imana musenga, bane n'Imana mubwiriza ubutumwa, bane n'Imana mugira icyo buri wese cyakwiriye gukora gikore. Ariko ijambo riratubwiye ngo imirimo y'abera izibukwa. Reka dusenge, buri wese afashwe n'Umwuka Wera, buri wese anezezwe n'uyu mukobwa, buri wese yumve ngo njyewe ni igiki nakoze nkiri mu isi kizibukwa, napfuye cyangwa nkiri mu isi kizibukwa. Uyu mukobwa aribukwa, nawe ushaka ikintu kizibukwa imbere y'Imana. Haleluya. Reka dusengere muri iri jambo ry'imirimo y'abera izibukwa. Imana ishobora byose, twari tushe imbere yawe dusomye ijambo rikomeye Yesu, ubwo wari muri inzu ya Simoni w'umubembe, hari ukuntu uyu mukobwa yakugiriye imbabazi ngagusukaho amavuta y'igiciro, azana umukondo warimo amavuta ugusuka ku mutwe. Abantu barivovota, urababwira ngo bamutereye icy'agahinda ko yabikoze abishaka, kandi ko imirimo yizibukwa. Reka imirimo yacu natwe yibukwe, reka niyo twakoze uyibuke, nawe utugire
utugirire neza, nitutarakora udushoboze gukora, kandi uturamburira akaboko, utubere ibyiringiro, kandi udushoboze gukora iby'agaciro tukiri mu isi. Urakoze urakarama, umugisha umuntu wese udukurikiye, yakire gufashwa nawe, yakire gukoreshwa nawe, mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Amen, amen.